Ase mama, wabonye na dadi mukundana? Yigiye mu kazi ariko mu kanya arabageze hano kuko twavuganye ambwira ko ari kuza. Ye kuko mana nyagasani. Naomi. Wowe mbona cyangwa ndarota? Sharaba. Ariko wamfashije kujya kugise cyabari abana. Kuma nabagobajije cyane kandi baguhangayikishije. Ntekereza ko Keza akundana n'umugabo wenyine. Akaba aricyo kibazo gikomeye. Kandi birumvikana na uriya mudamu ndamwumva. Nakoze humura Kami n'umwana mwiza kandi na Keza tumaze kuba inshuti. Ahubwo afite ihungabana kandi rikomeye. Ko nazengurutse inzu yose nakuze. Wewe ni kiko nagura meza. Mbwira ko kijyanye rwose kunzi ko ibyo Bonjour boss. Bonjour Martin. None se boss, turajya kwa muganga ryari? Nago bikiri ngombwa nanyuzeyo nsanga bamusezereye. Ese ubundi ni gute umuntu azinya telefone umunsi wose akabura? Ese yo ntabona Dani kugira ngo andangire amfashe byari kugenda bite? Ndabona akazi kakunaniye. Ngiye gusaba bakumpaye bampundu bishoboye. Oya mumbabarire pe, ejo umuriro wiriwe wanshiranye. Gusa wimpa amafoto yabo. Iminsi mike ndabamba kugejejeho. Nge sinjya ntinda mu kazi. Wowe banzo nshakira uriya mukecuru. Bariya barakuze, baranishoboye. Kandi ntiharagera kumbana nabo. Hako rero, kankubwiza ukuri nubwo byo bitandeba. Abo bana bataye ari impinja. None ababona ntago bazakwemera. Gusa singuciye intege. Kunyemera, bagomba kunyemera. Ko atari je bateye se ubutindi se, ntabwo ari je rwose. Nta ruhare nigeze mbigiramo. Gusa ndamutse mbanye nabo. Uriya mukecuru yabangizeho imbaraga. Yakora ibishoboka byose akababuza amahoro kugira ngo ngiye wambabaze. Ariko rero nawe ushobora kuba waramuhemukiye cyane. Kuki se wumva ko yakwihorera? Hey, nibiki? Harya Martin, ngurashaka gukira? Cyane rwose. Nkabaho uko nifuza, ntawe nkoresha, muri make nkamera nk'uko mumeze. Ngaho genda bicaye hariya ndaje dupange gahunda y'umunsi. Nawela. Yes Nawela, nasanze wambuze amakuru. Yego rwi na mahoro uramutse gute
nanjye naramutse neza. Ni byiza. None se uyu munsi ntabwo uri buve kuri hoteli yawe nze kureba nagushakaga. Oya ntabwo ndi buhave ariko nshobora kuhava mu masaha 10 ariko wanambwira no kuri telefone nta kibazo. Hanyuma se amakuru ya Kame amerewe gute? Sha ameze neza ariko niba ntacyo bigutwaye ureke nze tubonane. Okay nacyuze mbere ya saa 10 twabonana. Urakoze cyane ndaje mu kanya. Sawa. nizerente ko mwisi nawo kwiringira nizerente. sheri ndakwinginze mbabarira ntabwo bisongera gusabye imbabazi. Kwitwaza ko nazamure na kampani yaso ntushobora no kunyubahira ko nayicunze ntisubire inyuma, none ugeze ku rwego ushobora kunsuzuguza abakozi bigeze aha. sheri mbabarira ndabizi kampani ni yawe kuko nawe data yizeye arayigusigira, rero ibi byose bitewe no gushaka umwana. Ntabwo bizongera sheri ndakwinginze mbabarira gusabye imbabazi. ibipangu nyine mwatubwiye ndabona tubigezeho. Niriya kara nyine ariko nimero pe nazibagiwe. Okay. Ndabona zibonye. Sawa sawa. Merci beaucoup turahageze. Ego. Mami. Siko data mpamagaye. Inde dadi? Muvugisha urambwira. Yes, my lovely daughter. How are you? Daddy, uri hehe? Nagiye mu kazi nyine ntabwo mama yakubwiye se? Okay, fine. I love you so much, you know? Yeah, mommy love you too. Come on, what? Mama ni nkunda gusa nta nkunda sheri. Of course, Daddy, we love you too. Bye. Скоропче. Miki. Reka ntegure ngere mu rugo. Tracy. Nibiki dada kubwiye ko ndabutishimye. Ambwiye ko ari buze nimugoroba. Ngo nimugoroba. Okay. None se uzagaruka ryari? Turaza kuvana kuri telefone. Ahubwo ari ikintu nashaka gusaba gitoya. Sinshaka ko Keza azamenya wimukiye. Umuntu agomba gusura. Kumva aramutse aje akagusura nyine ugomba byabirabuye automatically ahita abona ko naguhaye inzu. Ikindi abakobwa bashuti bamugendana ntabwo akamuka ngashaka kuko nibeshye gatoya umujyi wose nyamakuru byari maze kunyota umugabo ntabwo mbishaka. Ariko ngiye ubwenge nzi ubona hari aho muri niyanjije ngo ni Keza rwose ntabwo nzigera muzananga n'aba bakobwa uvuga ntabwo mbakeneye. Icyo nashakaga ni inzu nziza narayibonye, ikindi se n'abanyeneye n'iki humura rwose. Humura.
keretse ahubwo niba ushaka kuzamuzana wowe. Oya, usumva byashoboka. ariko nyine ndashaka kugushimira warakoze cyane kundwaza ukanyitaho. Oya ke nukwiye kunshimira bingana gutyo. Ibi ni inshingano zacu twembi. Ahubwo Imana yarakoze rwose ko wakize. Imana ishimwe. Ariko uzi ko ndi kwa muganga numvise mama aza akankoraho ngo nde ke uzi ko ugiye gupfa. Njye numvisha namvugisha. Sinzi niba narabirose ariko naramwumvise. None se ke ujya ukumbura mama? Ariko nyine ndabizi ko atazagaruka. Ndakwinginze ibyo byikuremo. Nyine ntabwo tuzi niba tuzi ko azagaruka, ikindi nta n'uwo tuzi ko kinariho. Gusa niyo yaba akiriho ntacyo bikivuze. Twarakuze byikuremo rwose. Uko ungana gutyo se ubwo urumva ubu ngubu ari ngombwa bwo ko yanagaruka. Oya please gerageza umwibagirwe burundu. Mbabarira ntuzongere no kubivuga. Uraho Yego. urumva umeze ute? Nakize. Imana ishimwe. Ko mutambwiye ko mwavuye mu bitaro? Uzi ko nahanyuze nzi ko mukiriyo bakambwira ko babasezereye. Naho rwose tubabarire. Naragejeje guhamagara nyine biranga, ahubwo nari nzi ko mukandi buguhamagare. Nkubwira ko turi mu rugo. Nzi ko wavuye ku kazi hakiri kare ahubwo. Byagenze biti? Ahubwo si mu rugo muraho? Yewe turaho, ni amahoro, akazi karagenda. Ariko nyine papa w'abana asigaye ashakisha aho ndi hose. Ngo arashaka ko dusubirana. Ngo yarahindutse, abasaba imbabazi, mbese ubu sinzi icyo gukora. Ndimbwira byagenze bite? Ku buryo Keza agera kuri uru rwego rwo kuremba. Cya gihe nabuze uko mbikubaza kubera hari abantu benshi. Yasohokanye n'abacuti be ngo nyerera kuri esikariye aragwa. Nyine ngo nuko byagenze. Tasore gato nitabe uyu muntu ku kazi gahita amuzima. Aguhinduka ninde waha umutima ninde wabitse ibanga